Yesireka nongere ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho yose mukete twanye by'isi twifurije kugira amahirwe n'imishanditse ibyo kora byose bigane neza atakuri gatanu nkuko ubyifuza. Abirumvikana turi ku masaha y'umugoroba turi ku munsi wo kuwa kabiri itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 muri kano kanya rero nanone munyemere turebere hamwe hirya amakuru akomeye cyane komishkenda agarukwaho ni mu bitangaza amakuru binyuranye by'umwariko na amakuru yibanda ku mutekano politike ndetse na diplomasi ndetse niba bikomishkenda abigarukwaho hano mu karere k'ibiyaga bigari. N'ibisanzwe rero tugiye kwibanda ku bikomishkenda bibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomishkenda bizamba mu buryo bukomeye cyane ni imitwe y'inyeshyamba ndetse n'ingabo za leta y'Kinshasa ndetse n'izigo cy'Urundi bakomishkenda bakubitana mu buryo bukomeye cyane. Byifashe gute muri aka kanya ni biye bikomishkenda abigarukwaho by'umwariko mu ngingo z'ingenzi turaza kugenda atubabwira ko uwitwa General Kasita kuzamagingo yanago ari kubarizwa muri Ikivu y'amajyepfo by'umwariko mu mujyi wa Uvira nkuko byari bikomishkenda bigaragara ndetse byanateje akavuyo gakomeye cyane. Uyu nguyu yamaze kuba ahungishwa n'ingabo za FDNB n'ingabo za kirago cy'Urundi zamaze kuba zimutwara hariya Ibujumbura kugira ngo twomishkenda zimucungira umutekano, dore ko byari byamaze kugaragara ko abarwanyi ba Waza kwizamagingo bamaze kuba abisiga insenda mu buryo bukomeye cyane, bagaragaza ko batifuza ko uyu General Kasita agomba kuba yakomishkenda agaragara mu bice by'ibitandukanye bya hariya mu mujyi wa Uvira. Si ibyo gusa turagenda tugaruka ahitwa Imasisi, aho by'umwihariko mu duce tugiye dutandukanye harimo n'uduce twa Brora kwizamagingo yatwamaze kuba by'umwihariko tubiramo urugamba rukomeye cyane, n'urugamba rwasakiranyije aba barwanye n'ubundi ba Waza ndetse n'izinyeshyamba za General Sultan Makenga. Abangaba baje kuba n'ubundi bakora ibitendo bikomeye cyane muri ibi bice byo muri Masisi ni muri Kivu y'amajyaruguru. Ibyo byose uragenda ubimenya gatanu kuri gatanu, dore ko hari benshi baje kuba by'umwihariko bivuga ko baje kuba bahura n'uruva gusenya muri ibi bitero byaje kuba bibera muri Masisi. Si ibyo gusa kandi turagenda turebera hamwe andi makuru akomeye cyane ni muri Sud Kivu, turongera kugenda atuwasubira turebere hamwe ibitero karahabutaka bya FDNB n'ingabo za kiriya gihugu cy'Urundi ndetse zifatanyije n'ingabo za leta y'Kinshasa arizo FRDC kuzamagingo ya abangaba baje kuba n'ubundi bifashisha indege za drone by'umwariko birara mu baturage nkuko byakomishkenda abigaragara mu makuru cyangwa se n'amatangazo akomishkenda ashyirwa ahagaragara by'umwihariko n'izi ngabo za AFC zakomishkenda by'umwariko zigarukwaho nkuko byakomishkenda abigaragara nazo zaje kuba n'ubundi zigirwaho ingaruka zikomeye cyane n'ibi bitero bya drone n'ubundi byongeye kwirara mu bice by'ibitandukanye bikontororwa n'aba barwanyi b'inyeshyamba ba General Sultan Makenga bazwi nk'intare za Sarambwe. Si ibyo gusa kandi kuko President Felix Antoine Tshisekedi nawe turagenda atumugaruka kuko kugeza amagingo yamaze kuba rwose agaragaza ko ahangayikishijwe n'ibikomishkenda bibera muri Uvira by'umwariko bikomishkenda abikorwa n'abarwanya yize ko bagomba kuba bamufasha muri uru rugamba kugeza amagingo bakaba bakomishkenda bagaragaza ko bafite noneho ingufu zikomeye cyane by'umwariko z'ubwazo hatavuzwe kuberekeranye n'uyu mutwe w'inyeshyamba wa General Sultan Makenga. Abarwanyi ba Waza bakomishkenda bo bagaragaza ko noneho bo bafite imbaraga zo kuba abakura ku butegetsi leta y'Kinshasa iyobowe na President Felix Antoine Tshisekedi. Ibi byose bikomishkenda by'umwariko biba uruvangitirane mu mutwe witwa Felix Antoine Tshisekedi, bigatuma rero akomishkenda atekereza byinshi bigiye bitandukanye birimo nibikomishkenda bishyira mu kaga gakomeye cyane iyi leta y'Kinshasa ndetse na leta y'Ibujumbura cyangwa se igigo cy'Urundi na yikomishkenda by'umwariko ibona ko ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane. Aya makuru yose tukikuba hatuyerebera hamwe gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye. Ngicyo ngusaba nta kindi usibye kuba wanyereka ko turi kumwe ugakanda kuri subscribe. Nago bigoye no kureba ngo munsi ya video niba ari ubwa mbere tubanye ukaba utari wakanda kuri subscribe, reba munsi ya video ni mu ruhande rw'iburyo urabona narakubutuka kumwe rukanditse akajambo subscribe akunga ko gakandeho inshimo yonyine gusa urahita ubona utuntu tujambo tuzogera emeza kuko hejuru ubundi gihe cyose zarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro zajya yitikana mu bambere ndetse kandi tuzarushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda atubagezaho umunsi ku munsi ko bije ndetse nuko bukeye nyaboneka biba byiza cyane. Ariko iyo usize igitekerezo cyawe ango muri comment ugakora like ndetse ugakora na share, ibyo ngibyo bigufasha kuba by'umwihariko wakomskenda ubona amakuru mu buryo bwihuse ndetse bigatuma n'umurongo tugenda dutambutsaho aya makuru ukomeskenda waguka mu buryo bwihuse cyane. Gatanu kuri gatanu reka niba bamaze gukora ibyo ngibyo byose by'umwihariko mbashwa n'ubundi nkubwira ko nkuhaye ikaze muri aya makuru noneho mu buryo burambuye.
Yes, twese cyane nabyo gutinda munyemere by'umwariko aya makuru tuyahere muri Sud Kivu by'umwariko muraza kunyemera noneho dore kuri iyi nkuru ikomeye cyane no witwa General Kasita. Murabizi ibyabaye ku munsi w'ejo byari ibicika by'umwariko ubwo abarwanyi b'umutwe bawaza baje kuba by'umwariko bikoranyiriza hamwe n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira bagakora ikiswe imyigaragambyo karahabutaka. Ni imyigaragambyo by'umwariko yagendaga isatira urugo rwitwa General Kasita by'umwariko igamije kuba rero yamukura muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu nguyu yibutsa ko rwose ashinjwa n'izi ngabo zawaza kukuba rero by'umwihariko ngari umunyarwanda ndetse bakamushinja kuba ari n'umunyamurenge ndetse bakamushinja icyaha gikomeye cyane ngo cyo kuba rero yarafashije cyangwa se yaragambaniye umujyi wa Bukavu ugafatwa n'abarwanyi ba AFC by'umwihariko mu buryo bwaje kuba n'ubundi bworoshye cyane ndetse ngo nta n'imirwano ibayeho. Uyu nguru yaje kuba yamaganirwa kure n'izi nyeshyamba zawaza kwiza ngwaya aho by'umwihariko bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane ye kuri no munsi ho byakomeje kugenda bifata indi ntera kugeza ubwo haje kuba hitabazwa ingabo za FDNB n'ingabo za kirago cy'Urundi zaje gufata icyemezo gikomeye cyane cyo kuba rero uyu General Kasita yahita ahungishirizwa igitaraganya hariya Ibujumbura cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi. Nizo updates zikomeje kugenda azigarukwaho ariko kandi si ibyo gusa byakomeje kugenda abigarukwa kuri no munsi kuko hakomeje kugenda hagaruka ku makuru yerekeranye n'ibitero karundura cyangwa se ibitero karahabutaka byongeye kuba byirara mu baturage. Ibitero byifashishijwemo drone z'intambara. Izi drone rero zaje kuba n'ubundi zongera kuba zamenjira urufa rw'amasasu hejuru y'ibirindiro by'abarwanyi b'inyeshyamba za General Sultan Makenga. Ibingi biro byakomeje kugenda binatangazwa ko byaje kuba binasiga ubuzima bw'abatari bake mu kaga by'umwihariko mu baturage baturiye ibice bigiye bitandukanye bikontororwa n'aba barwanyi ba General Sultan Makenga. Ibi byose n'ubundi byakomeje kugenda rero bigarukwaho mu bitangaza amakuru binyuranye. Si ibyo gusa kuko nakomeje kugenda nanakubwira ko turagenda tugaruka no ku yandi makuru akomeye cyane tuvuye ku nkuru y'uwitwa Kasita ndetse n'iy'ibitero byagabwe na drone. Twabwiye ko turagenda twerekeza ahitwa Imasisi naho hangiye kuba habera Isibaniro. Wibutsa ko Imasisi ni teritwari iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Abolola. Haje kuba habera rero imirwano karahabutaka ku mande zombi. Imande zombi nimvuga imande zombi ni humve ko ari ingabo za leta y'Kinshasa arizo FRDC ndetse n'ababarundi, ahubwo iyi mirwano yaje kuba rero isakiranya imande zombi noneho zimitswe y'inyeshyamba irimo uyu mutwe wawaza kwiza magingo ya ugizwe n'urubyiruko rwa hariya by'umwihariko mu gihugu cya Kongo by'umwihariko muri ibi bice bikomeje kugenda biberamo imirwano, aho rero aba barwanyi baje kuba basakirana mu buryo bukomeye cyane bakoranamo n'abarwanyi ba AFC. Ibyaje kuba biteza ikibazo gikomeye cyane, bitangazwa ko benshi baje kuba n'ubundi bahurira n'uruva gusenya mu bawazarendo. Byakomeje kugenda abitangazwa ko rero baje kuba by'umwihariko ari nabo basagarira mu buryo bukomeye cyane aba barwanyi bazwi nk'intare za Sarambwe. Ni byinshi byakomeje kugenda abigarukwaho kuri no munsi, dore ko byakomeje kugenda abigaragara ko ikibuga cy'indege cy'Ibujumbura kugeza amagingo akomeje kugenda gikorerwaho ibikorwa bikomeye cyane ndetse binateye ubwoba cyane, bishobora kuba n'ubundi byagira ingaruka zikomeye cyane mu minsi mike cyane iri imbere, dore ko iki kibuga cy'indege twakomeje kugenda tubabwira ko ari ikibuga gikomeje kugenda kigirwa intiri y'ibitwaro karahabutaka, harimo n'ibitwaro rwose bigaragara ko bishobora kuba n'ubundi ari ibya kirimbuzi. Ibi byose bikomeje kugenda abiteza impungenge zikomeye cyane, bigatuma abarwanyi witwa General Sultan Makenga nabo bakomeje kugenda abitegura urugamba rukomeye aho kiza magingo rero. Ibi byose bikomeje kugenda bigaragaza ko umujyi wa Uvira kwiza magingo ya uri mu ngengero z'umujyi wa Bukavu cyangwa uri mu ngengero z'igihugu cy'u Burundi cyangwa se za Bujumbura. Kwiza magingo bikomeje kugenda ro bigaragara ko ushobora kuba wakwisanga mu kaga komeye cyane, dore ko kwiza magingo by'umwihariko hatari hanamenyekana by'umwihariko uruhande rukontorora. Haribazwa ese uyu mujyi wa Bukavu uri gukontororwa n'ingabo za leta cyangwa uri gukontororwa n'abarwanyi b'uyu mutwe wa Waza. Ibi byose nibikomeje kugenda rero bituma benshi bibaza kuri uyu mujyi ndetse bigakomeza kugenda bigaragara ko ushobora kuba waberamo Isibaniro mu buryo bukomeye cyane. Uwitwa Yakutumba akomeje kugenda agaragaza ko by'umwihariko imbaraga aba barwanyi be bagizwe by'umwihariko n'insoresore by'umwihariko ziganjemo izinywa ibiyobyabwenge by'umwihariko byo mu bwoko bw'urumogi. Abangaba bakomeje kugenda bagaragaza ko rwose bashobora no kuba barusha leta y'Kinshasa imbaraga, niyo bakomeje kugenda bafata amategeko bagategeka leta y'Kinshasa kuba by'umwihariko yakuraho umujenerali wari woherejwe kugira ngo
cyangwa se yitezweho byinshi kugira ngo abashe kuba yagira ibyahindura ku rugamba, ariko abarwanyi bakabasha kuba abasaba leta kuba yamukuraho batamukuraho bagakoresha imbaraga. Bikomeje kugenda bigaragara ko rero aba barwanyi bayobowe n'uwitwa Generali Yakutumba n'abawaza kwiza magingo bashobora kuba rero batuma ibintu bihindura isura mu bice bigiye bitandukanye noneho byahariya muri Sud Kivu, dore ko mu mirwano ikomeje kugenda igaragara cyane ari imirwano ikomeje kugenda inabasakiranya rero by'umwihariko n'ingabo za leta y'Kinshasa bari bamaze iminsi bafatanyije muri uru rugamba. Kuri ruhande tukumva amakuru yuko bagiye bagera no muri Kivu ya ruguru bongera gusagararira abarwanyi b'intare za Sarambwe, nabo tuzi ko ari abarwanyi basanzwe by'umwihariko bazwiho umurava ndetse no mu gukorana bya hafi kugira ngo babashe kuba bahashya umwanzi. Ibyo byose ni bikomeje kugenda abigarukwaho, ariko kandi ku ruhande rwa Kisekedi we ukomeje kugenda wumva uru ruvangitirane bw'ibintu bikomeje kugenda abyumvikana muri cyangwa se bikomeje kugenda abivuga muri ibi bice bigiye bitandukanye. We nago yorohewe habe na gato kuko kwiza amagingo yashize iyemeza ko nawe ibikomeje kugenda bibera muri Uvira kwiza amagingo ari ibintu bimuhangayikishije mu buryo bukomeye cyane. Ku munsi w'ejo nibwo yari yongeye kuba abigaruka ku munsi w'ejo hashize, aho by'umwihariko mu ngabo za leta y'Kinshasa mu matangazo bagiye ahagaragara by'umwihariko yagiye ajyana n'imyigaragambyo yari yiriwe muri Uvira by'umwihariko aho bashakaga kuba by'umwihariko bagirira nabi uwitwa General Kasita. Mu makuru yakomeje kugenda agaruka ku munsi w'ejo murabizi ko by'umwihariko bitewe n'uruvangitirane bw'ibintu byinshi cyane kandi navuga ko bitari byiza habe na gato byari bikomeje kugenda byumvikana muri Uvira ndetse bikagera kuri President Felix Antoine Tshisekedi. Byakomeje kugenda rero ngo bigaragaza ko Tshisekedi kwiza magingo ngo komeje kugenda ashinja u Rwanda kuba rwamaze kuba rwohereza abandi bakomando basaga 750 mu karwa ka irwa ka ijwi. Kwiza magingo bikanatangazwa ko rero uwitwa Tshisekedi noneho ahangayikishijwe n'ibikomeje kugenda bibera muri Uvira, ndetse agatangaza ko kwiza magingo ngo byose bikomeje kugenda ngo noneho ngo bituruka ku marozi ngo y'igihugu cy'u Rwanda ngo komeje kugenda ngo cyifashisha, dore ko ari cyo cyakomeje kugenda agishyirwa mu majwi kuko bari ngo gitera inkunga za gisirikare iyi mitwe y'inyeshya ishyamba irimo n'uyu mutwe wa General Sultan Makenga. Iza magingo rero bigatangazwa ko aya marozi ngari yakomeje kugenda atuma by'umwihariko hagati y'ingabo zari zisangwe zifatanyije harimo n'ubundi urubyiruko rw'insoresore ruzi nka Waza rubowe n'uwitwa General Yakutumba, ari mpamvu rukomeje kugenda rugirana amakimbirane akomeye cyane n'uwitwa General cyangwa se n'ingabo za leta bari bamaze iminsi ibafatanyije ni mu bice bigiye bitandukanye. Ni mugero ku rundi ruhande uwitwa General Sultan Makenga n'ubundi uyoboye iyizi nyeshyamba zihanganye na leta y'Kinshasa we akomeje kugenda ateguza rwose iyindi mirwano ikomeye cyane ishobora kuba n'ubundi yasiga ibindi bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se na Kivu y'Amajyaruguru byongeye kwigarurirwa n'aba barwanyi, dore ko kusamagingo akomeje kugenda bo bagendera kuri gahunda zikomeye cyane. Uyu umujenerali wabo mukuru unasanzwe azwiho kuba ari umuhanga cyane mu gutegura urugamba, kizamagingo ashobora kuba rero yagenda afata by'umwihariko zo gufata ibice bigiye bitandukanye. Ngayo nkuko rero ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Kongo, ariko igikomeje kugenda gihangayikisha abatari bake ni byerekeranye n'amahano akomeye cyane akomeje kugenda agaragara muri Uvira, yewe n'uruvangitirane rw'ibintu utapfasha kuba n'ubundi wakumva nk'umuperezida w'igihugu cya Kongo ngo bashe kuba wabona uko bisobanura, usibye kuba n'ubundi wakwicara ukubika umutwe mu maguru ukibaza uko ibi bintu raza kuba ubyikuramo. Natwe gatanu kuri gatatu dukomeje kugenda dukurikirana akantu ku kandi kubyerekeranye n'ibikomeje kugenda bibera muri ibi bice byose bigiye bitandukanye, by'umwihariko byiganjemo Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, kugira ngo tugende tubikugezaho uko bigenda abitugeraho. Icyo tugusaba nuko n'ubundi nta kindi usibye kuba watwereka ko turi kumwe ukanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe anga muri comment nk'uratangiye mbikubwira, ubundi ugakanda like ndetse ugakora na share kuri bagenzi bawe, bityo nabo bakasha kuzajya babona amakuru yizewe kandi y'amakuru abagizwe ibanga, ndetse bakazajya bayabona mu bambere. Ubundi gihe cyose dushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro kazajya uhitikibona mu bambere 5 kuri 5. Na kindi rero n'ubundi bagusaba sibye iyo subscribe yonyine, ubundi tukayatubana muri byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ngayo nkuko rero reka ambabwiye
tubabwire ngo reka tube dusubikiye ahangaha ariko nubundi mu gikadi dukomeje kugenda dutegura andi makuru akomeye cyane nubundi akomeje kugenda atugira dukomeje kugenda duhabwa n'imboni zacu mu cyose ari buze kuba amaze gutegurwa nubundi turagenda tuyabagezaho 5 kuri 5 wibutsa ko rwose mu gihe waba utarakanze subscribe ayo ngashobora kuba yagucika kandi arimo ibintu nabyo bikomeye cyane komeje kugenda abivugwa muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru 5 kuri 5 reka tuze guhura mu yandi makuru ari buze kuba agezweho mu kanya kari imbere nimujye kurenge ngomeje kugenda ambakurikiranira akantu kandi gukomeje kugenda bibera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.